Kanongere wikaze ukomeje gukurikirana amakuru arambuye, amakuru ibyegeranyo, amakuru agezweho hano kuri Entertainment. Kandi mwutse gukora subscribe kugira ngo tubane amakuru arambuye kandi amakuru meza agezweho kandi amakuru ku gihe. Ruzajya rukora indangamuntu, perime n'amakarita ya banki. Ibyihariye ku ruganda rwa S7 Group ruri kubakwa mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iherutse kugirana amasezerano y'ubufatanye n'ikigo cya S7 Karindwi cyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akubiyemo ibirimo no kubaka mu Rwanda. Ikigo gitanga serivisi z'icapiro. S7 Karindwi ni ikigo kizobereye mu bijyanye no gutanga serivisi z'icapiro. Ni icya Abu Dhabi Development Holding Company, ikigega cy'ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikigo kandi giherutse gushyira umukono ku masezerano na Guverinoma y'u Rwanda ajyanye no gukora kashe zo gushyira ku bicuruzwa mu buryo bwo kugenzura itangwa ry'imisoro, tax stamp. Ni uburyo bushobora gufasha kugenzura no gutahura ibicuruzwa bigurishwa mu buryo butemewe, uburyo bwa fraude n'ibitemewe n'amategeko. Izi kashe zafasha mu kumenya niba n'imisoro yakusanyijwe ndetse n'ibicuruzwa biri gutangwa mu buryo bwemewe n'amategeko. S7 Group igaragaza ko mu buryo bwo gukomeza gufatanya n'u Rwanda mu mishinga itandukanye ndetse ko imirimo yo kubaka ikigo yatangiye. Iki kigo kizajya gifasha mu gucapa ibyangombwa birimo indangamuntu na passport, impushya zo gutwara ibinyabiziga cyo tuzi nka perime, gukora ibirango bigaragaza ko ibicuruza byemewe, tax stamp, amakarita ya banki. Ibi byose bizajya bikorwa mu buryo bwuje ikoranabuhanga n'umutekano bihambaye. Ibizafasha mu guhuza isoko ry'igihugu mu Rwanda na Afurika, guteza imbere umusaruro w'inganda, guhanga ibishya n'ibindi. Umuyobozi wa S7 Group Estabad Gomeza Nadal avuga kuri ubufatanye. Yagize ati, aya masezerano agaragaza uburyo twe n'u Rwanda turajwe inshinga no kwimakaza ihangwa ry'ibishya, guhanga imirimo no kwimakaza iterambere rirambye muri Afurika. Ni mu gihe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri S7 Group yavuze ko binyuze mu mushinga batari gushora imari mu kubaka uruganda gusa, ahubwo bari guteza imbere abaturage no gufatanya na Afurika mu rugendo rwo kubaka ubukungu buhamye. S7 Group iherereye Abu Dhabi, yashinzwe muri 2006, yahoze yitwa United Printing and Publishing, ihindurwa S7 Group mu mwaka wa 2023 nyuma yo guhuzwa na ADC yari ifite intego yo gushaka ibigo byakwihuza nabyo mu gushora imari. Ni ikigo kiri ku isoko ry'imigabane rya Abu Dhabi kuva mu mwaka wa 2022, gikora imirimo itandukanye ijyanye no gucapa inyandiko nk'indangamuntu, amakarita ya banki, passport, ibikoresho byo gupfunyikamo, ibinyamakuru, ibitabo, imfashanyigisho zo mu burezi, amakarita y'ingendo. S7 Group ifite ijambo rikomeye mu rwego rw'inganda muri UAE. Iki kigo gikorera mu nzego z'ubucuruzi, kigatanga ibicuruzwa bigera kuri 40 mu bihugu 25 birimo mu turere 8 nka Aziya hagati, Afurika y'Uburasirazuba n'Iburengerazuba n'Amajyepfo ya Afurika, Uburengerazuba bw'Uburayi, Amerika y'Amajyaruguru na Amerika yo hepfo no mu birwa bya Caribbean. S7 Group ifite imodoka zirenga 450 zose zifite ubushobozi bwo kugera aho ahari hose muri UAE, zijyanye ibicuruzwa bifite ibyemezo birenga 10 byo gukora amakarita y'ibigo bitandukanye nka Visa, Mastercard, ndetse n'ibindi. Buri mwaka igakora ibikoresho byo gupfunyikamo ibicuruzwa birenga ton 19,000. Kuko iri mu bijyanye n'icapiro ikorana n'ibigo by'amashuri birenga 100. Buri mwaka igemura ibigo by'amashuri amakayi agana na miliyoni 20. Muri 2014 nibwo iki kigo cyatangiye gucapa amakarita yifashishwa mu karindwi cyaho ububasha bw'umwihariko bwo gucapa indangamuntu n'ibindi byangombwa biranga umuntu, birinda umutekano ndetse bikoreshwa irangamuntu ndetse bikoresha ikoranabuhanga rihambaye, ari nako gikorana n'ibigo bya leta. Ikigo kigaragaza ko ubijyanye n'uko ibihugu bikomeje guteza imbere uburyo bw'ibyangombwa by'abaturage nk'indangamuntu z'ikoranabuhanga cyane muri Afurika na Aziya, bituma amasoko yacyo yaguka. Reka ngushimire ko ukomeje gukurikirana gahunda za Entertainment, kandi mwutse gukora subscribe niba utarayikora kugira tuzajye tubana mu yandi makuru kandi gatanu kandi.